ukabwira umugabo wawe ati urugendo dutangiye umwana wacu azasanga tumeze gute. Ni stage yo gutoza abana discipline. Iravuze ngo tender protective care like a shepherd gathering lambs. Hello viewers, nshuti zacu turabaramukije nanone ni kuri Life is Mental and Spiritual cyangwa LMS mu magambo ahinnye twagarutse. Ndagira ngo mbakumbuze uyu munsi tugiye kubaganiriza ikiganiro kidasanzwe. Nagira ngo mbasabe ababyeyi, urubyiruko, abantu b'ingeri zose mwigire hino. Ndabizi neza ko ntabwo ikiganiro kiri busiga abantu uko bari bameze, kuko iyo turi ahangaha ubundi nicyo kiba kituzanye, ni ukugira ngo tugire umusingi natwe dushyira ku miryango yacu, cyane cyane mu bijyanye n'uburyo bw'imirerere y'abana, cyangwa natwe uburyo twitoza, uburyo twiga, uburyo dukura. Ntatinze rero, ntabwo ndi njyenyine, uyu munsi ndi kumwe na mugenzi wanjye Godfrey. Nagongera Godfrey. Yewe ntangira nagongera ndi umunyarwanda. Please. Biremewe rwose. Ubundi abongereza bavuga first name, ngo bavuga izina ry'iri Kristo. So kuri wowe first name ni Ntagongera. Yego. Imana ishimwe. Rero agarutse tugiye kuba tuganira n'ubundi kuri ibyo impamvu turashaka gukomerezaho. Hari ikiganiro abakurikiye cyangwa abahajya bakurikira derutse gutambutsa n'ubundi kijyanye n'imibanire y'ababyeyi ndetse n'uburere bw'abana, cyane cyane ko ibyo byose tuba turimo tugaruka ku kwirinda no kubungabunga ubuzima bwacu bwo mu mutwe. Rero iyo dushoboye kugira ubumenyi bwo kurera imibanire yacu n'abana, imibanire yacu nk'abashakanye, iyo byagenze neza amakimbirane aragabanuka, bigatuma abantu babaho neza, ubuzima bwo mu mutwe bukaba amahoro. Godfrey, mwadusengera briefly. Mana nziza, turagushima ku kanya, turagushima ku kiganiro tugiye kugirana Mana, kugira ngo abantu bari butwumve kugira ngo ntibasigare nk'uko bari bameze. Kiba ari ikiganiro kigiye guhindura imyumvire, n'ikigiye guhindura n'imibereho y'ababyeyi n'abana babo mu ngo zitandukanye. Mu izina rya Yesu turasenze. Amen. Amen. Yego, Godfrey, ndagushimiye. Nikoze. Nk'uko twari tumaze kubibwira abadukurikiye, ntago nakwibagirwa kubashimira. Turabozibona comments zanyu muri comment section, mushima ibyo dukora, muduha courage, mutubwira ibyo twakongeraho. Ibyo nibyo bituma tugaruka. Ntago twakabaye turi hano nanone iyo ibya mbere biba bitaragize umumaro. Rero zira comments zituma hari abantu barimo gufashwa, kandi niryo shema ryacu. Rero turi hano na Godfrey nanone kugira ngo turebe nibura ku byiciro nka bingahe. Ubundi biba byinshi bitewe n'ababara na theory ababa barazidevelopye cyangwa theories z'imikurire y'abana, ibyiciro by'imikurire ari byo abongereza bita stages of development. Yes. Rero ibyo byiciro by'abana mu mikurire yabo ni byinshi, ababa barabyanditseho cyangwa theories z'ababivuzeho ziba zitandukanye. Hari ababa bafite ibyo byiciro 4, hari byo bita 4 stages, hari abagira 6, hari abagira, ariko kubera ko ibyo byose tutabivuga mu minota dufite, turaza kureba nibura nka stages nk'ebyiri z'ibanze, hanyuma izindi tuzagenda tuzibazanira ubutaha cyangwa mu minsi izakurikiraho. Ikintu twababwira ni uko ibintu byose byigwa. Uzumva ababyeyi Godfrey bavuga ngo ko ntize se n'ababyaye. Nimwakuze cyangwa se ibyo byose muvuga ko ntari mbizi, ko ntari mbifite, ntimuri hano, ntimwakuze. Amahirwe dufite rero ubu ngubu kwiga, twigira ahantu hose, n'aha twicaye ubu twabaye abarimu. Amahirwe dufite ni uko bamwe mu badukurikira batwemereye kutubera abanyeshuri, bakabashima batubwira bati muzongere n'ubutaha muturebere no ku bindi tuba twabyubahirije. Rero kuba turi hano ni ukugira ngo twongere dukomereze aho twari twasubikiye ubushize. Ari nayo mpamvu dukangurira ababyeyi, ni ukuri kurera birigwa. Uko twavutse cyangwa natwe abo twabyaye uko twabatoje,
ibyuho bagiye bafite kuko hari ubumenyi twe twakuze tudafite, ntago bakwiriye gukomeza nabo kukurira muri ibyo byuho cyangwa gukurana ibyo byuho. Kandi ubu hari amahirwe y'uko social media irahari, imbuga nkoranyambaga, turi hano natwe kuri iyi channel n'izindi muzabibonaho, ariko twagira ngo natwe twongere tubaheho, tubasangize zimwe mu mfashanyigisho cyangwa se uburyo wakwifashisha ubumenyi. Kwanza mu by'ukuri iki kiganiro tugiye kuba dutanga ubumenyi Godfrey, ndumva hanini ari ibyo. Tugiye kureba the psychological part, tugiye kureba biblical perspective, tugiye kureba culture, ni iki gituma impamvu mubona twitwara uko twitwara tunakuze biterwa nuko tuba twararezwe. Rero rwose mube hafi. Uyu munsi ntabwo ari ubuhamya bwacu tugiye kuba hasi ibyacu byagenze neza n'ibyagenze nabi, ahubwo turashaka kubasangiza amateori cyangwa abantu bagize ibyo bavuga ku mikurire n'imirerere y'abana mu byiciro bitandukanye, kuko abanyarwanda bavuga yuko abantu bapfa mu iterura. Rero iyo twagize ubwo bumenyi ku batoya mu kibyara, ni ukuri nababwira ngo mufite amahirwe adasanzwe. Ibi tubabwira bimwe twebwe ntitwari tubifite dukura cyangwa natwe tubyara, ubumenyi twagiye tubyiga dukuze cyangwa ubumenyi twagiye tubwunguka dukuze. Rero kuri wowe udukurikira, nagusaba yuko wakurikirana ndetse ugasangiza na mugenzi wawe. Kuryoherwa byo ndabyizeye, ntago mbishidikanya. Turaza kugira ibihe byiza kandi mube hafi muze gukurikira. Wari uzi ko hari ababyeyi babikoze batarabyize, ariko wabivuga and they connect the dots, bagasanga hari ababyeyi bafite ubu bumenyi cyane, ugasanga azi ukuntu aganiriza umwana, yego, bijyanye n'urwego umwana ariho. Noneho hari abandi ureba ukavuga se ibyo abwira uriya mwana azi imyaka arimo, yego, turiya mugabo ari mu biki, uriya mwana umuvugisha kuriya, amakuru urimo umuha ntabwo ajyanye n'icyiciro cy'imyaka ye. Ariko burya nubwo tuvuga ngo abakera maybe ntabyo bari bafite, ariko hari abari bafite ubwenge. Ukibaza se uyu muntu ko atagiye no mu mashuri bari iki yabyigiye. So hari abantu babifite bareza abana babo, uyu munsi wababona ukabona niba gaps zirimo ari na nkeya, atari nyinshi. Vrem reka tunakomerezeho. Godfrey urakoze cyane. Bamwe mu nako ni science psychology ivuga yuko iyo tuvuka na deposit y'10% y'ubumenyi butuma tuba abantu. Kugira ngo umuntu avuka ari umuntu atari inyamaswa, abafiteho 10% ry'ibimugira umuntu. Hanyuma 80%, this is science, 80% bimugira umuntu nanone akabikura mu burere ahabwa. Hanyuma 10% rindi kugira ngo yuzuze rya 100% akarikura muri self improvement cyangwa development, uko yishakishirije. Nk'uko nguko iki kiganiro turimo gutambutsa yagikurikiye, yamenye stages zo kurera, yamenye aho abantu bandurira ingeso mbi cyangwa aho bigira imico myiza, mu mashuri, muri community, mu nshuti, mu nsengero, hahandi duhurira n'abantu aho twigira mu buryo buri informal. Rero wowe nuko science yo ibivuga yuko umuntu kugira ngo abe umuntu wuzuye 100%, kandi umuntu wubakitse neza ntabwo ari umuntu wese ugenda. Uwo muntu rero nuko aba afite rya 10% yavukanye rimugira umuntu, akagira uburere bwiza bwa 80% bumugira umuntu, naho akagira rya 10% yishakishirije mu nshuti, mu mashuri, mu nsengero no muri community. 100% akaba ari wa muntu tukavuga ngo bari abantu ko runaka bagira uburere, uriya muryango umeze neza, burya iriya famiye yakwizerwa, abana baho bagira umuco. Rero iyo mvugo hari n'ahandi baba bavuga ibitandukanye.
rero ibyo ngibyo mu kanya Godfrey agiye kudufasha, agira amateori menshi ngira ngo mumaze kumumenyera, ni umuntu ukunda gushakashaka agacukumbura. Rero nagira ngo tutaramwakira tubanze tuvuge yuko mu byiciro bitandukanye, ariko nibura twemeranya yuko icyiciro cya mbere mu buzima bw'umuntu gihera kuri 0 kugeza ku myaka 5. 0 kugeza ku myaka 5 rero haba harimo utuntu twinshi cyane cyane, iyo nko kuva kuri iyo 0 kugera ku mwaka n'igice uzasanga abana bikunda gusa, baba bari self centered niko abongereza bakunda kubyita, ibye aba ari we wenyine, nta bintu bindi abazi, ntabazi ko abandi nabo bitabwaho, we ni we gusa akeneye kwitabwaho. Niwe ubuzi ko akeneye kwitabwaho wenyine. Ikigero cyo kumenya ko n'abandi bahari cyangwa bakenera kwitabwaho ntabwo aba yakakigezemo. Ari byo Dawidi yavugaga muri Zaburi ya 51, aravuga ngo njye mu byaha niwo mama yambyariye. Noneho mukunda no kumva abantu bavuga ngo icyaha ngo cy'inkomoko, ngo icyaha cya Adamu, ngira ngo na Dawidi rero avuga ko ariho yavukiye mu byaha, ni igihe yihanaga nyuma yo kugwa mu cyaha na Betsheba. Ariko icyo cyanditswe ahantu nagihurizaga niyo self centeredness abana baba bafite, kumva ari we gusa. Uzabona nk'utwana dukurikirwa ari dutoya, dusa nkaho tugirira ishyari tugenzi twatwo, kuko aba yumva ya tension bayimutwaye, yari wenyine, yari we na mama, ibere ryari we wenyine, umugongo, ibibero, ibyiza byose yabaga ari we. Undi muntu yaje rero yumva ataramakisimiza, gikeneye ubwo bususuruke bwa mama wenyine, arabangamirwa kuko abakiri muri cya kigero cyo kutamenya ko abandi nabo babaho cyangwa bakeneye kwitabwaho ari we wenyine. Rero icyo niho bigaragarira yuko umuntu mu by'ukuri koko hari ibyaha tuvukana. Nibwo tuvuka wumva ari wowe wenyine nubwo buri umwana kuba ubizi se ko ukeneye kwitabwaho. Rero iyo self centeredness, kumva wizengurukaho, kumva ari wowe ijisho amaso y'abantu bose areba, ari wowe abantu bahurizaho kwitaho, guterura, gukundwa, gukunda, gusimbiza, gususurutsa. Ibyo rero bitugaragariza yuko koko umuntu aba afitemo akadozi ko kwikunda. Kwikunda rero ntabwo ari ubundi, iyo dukuze niyo mpamvu twiga gukunda n'abandi, tukubaka ubushuti. Kuva rero ku mwaka 1 n'igice kugeza kuri ya yindi 5 twari tuvuze, niho hazira ababyeyi gutangira kumutoza uko atarya wenyine, asangira n'abandi. Reka mbaho umwanya mutujyaneyo, nabizi nabatindiye mufite byinshi. Godfrey, tunyurire muri ibi byiciro. Twasanze birenze 4-6 bitewe n'abantu babyanditseho, ariko mwebwe nidushaka tuze kuganira kuri 2 gusa uyu munsi. Uko numva parenting ajya bagise gute mu Kinyarwanda? Ni uburere bw'abana. Kurera abana nibo burere bw'abana. Nayita n'urugendo. N'urugendo. Ntago ari ikintu kiri fixed gikorwa ngo kirangire uwo munsi. So ntago ari ikintu tugira mu ishuri. Ibyo wize, ibyo ukora mu kazi warabyigiye, uraminuza. Ariko kurera ni ibintu dukora by instincts, uko twabonye abandi babikora. Ariko noneho aho tugeze muri iki gihe, hari itandukaniro y'ukuntu abantu bareraga kera. Hari abantu bicaye bakora ubushakashatsi, baravuga bati iyo ureze gutya birangira gutya. Urumva ati iyo ukoze gutya bigenda gutya, umuntu azavamo ameze gutya. So hari abantu bicaye baravuga bati dukeneye kwandika ibitabo, dukeneye kugira icyo tuvuga kugira ngo dufashe ababyeyi, so that we have a better world, a better tomorrow. Tugira abana beza, ejo hazaza hazaba ari heza. Kuko burya iyo utitaye ku bana, ubwo ntabwo ufite igihugu ejo hazaza. Abana b'uyu munsi nibo babyeyi bejo. Yego. So iyo wikunze cyane, ntuwite kuri abangaba ufite, niba bazaza mu buzima bwawe uzabyara, ubwo urimo urahemukira igihugu cyawe. Nawe utiretse. Urumva? So
noneho hari umuhanga umwe witwa Ellen Garinsky we afite nahita amatafari nahita stages ibyiciro we afite 6 ariko icyiciro cya mbere nicyo yise image making igihe kurema ishusho y'umuntu yes kurema ishusho ni nka cya gihe utwite icyo gihe utangira kureba umwana wacu azaba ameze ati azaza mu rugo rumeze gute ugatangira kwitegura emotionally and practically yego mu buryo bwo mu marangamutima ndetse no mu buryo bufatika ugatangira kwitegura wowe ujya kubyara umwana wawe wa mbere wibuka imyiteguro wagize ari myinshi amatsiko menshi so uno wari gihe uvuga ati nzasama ryari kuko uvuga nzasama ryari ni ukuvuga ko uri ready uriteguye wamara gusama hari utuntu utangira no kwegeranya yego niba ari kuri konti ugatangira kugenda ushyiraho udufaranga ukabwira umugabo wawe ati urugendo dutangiye umwana wacu azasanga tumeze gute yego there you are envisioning urimo urarema yego uyu mwana azaza mu rugo rumwiteguye yego azaza asusuruke muri uru rugo azitabwaho uko bikwiye abanshi bajya kugura imyenda bakagura maberiso wa muntu akazahagera ari umushyitsi ukomeye w'icyubahiro abantu bagatabara abaturanyi bose bakaza kuvuza impundu yes mu kinyarwanda twagiraga kwita izina after some time yes bajya babikoraga ryari after nyuma y'iminsi 8 no kugira niba bicyubahirizwa ibyo burya icyo kintu cyari gikomeye sinzi impamvu abantu bakiretse uyu mwana yabaga yakiriwe muri community barakiretse se ntago mufite abana maze ntago nkibibona ntago abaturanyi barantumira ngo tuze kwita urumva ariko burya abahanga b'abanyarwanda bakiraga abana bakiraga mugenzi wabo n'abantu bakuru babaga bahari bakamwakira nk'umuntu officially muri community hari yava kwa muganga yavutse mwaramwakiriye umuryango ariko noneho nyuma y'iminsi 8 abaturanyi n'inshuti bakamwakira nubwo bari agahinja ariko arabimenya urumva they feel it yes they feel it so hano muri image making niba muri pregnancy urimo urarema uko uyu mwana azaza tuzamukunda tuzamwitaho tuzamushakira umwanya urumva so uyu Ellen hana avuga ati aha hantu ni ingenzi urumva dusomere muri Psalms 27 umurongo wa 3 ngo abana is a divine gift instilling wonder and anticipation nuhagera uradusomera so aha hantu ni ahantu umuntu akeneye kwita Zaburi 127 umurongo wa 3 so iki ni igihe gikomeye namwe ababyeyi mugomba gutangira kwitegura umwana naza hagati yacu tugomba kubana gute kuko hari igihe abantu kubera ko batiteguye ugasanga none umwana araje mwebwe ubwanyu no one takes care of each other attention ikajya ku mwana umugabo akabimfubye wahageze yego 127 umurongo wa 3 haravuga ngo dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka imbuto z'inda nizo ngororano atanga so urumva uyu mwana Bibiliya imuvuzeho so it's a gift, it's a divine gift niyo mpamvu impano burya abantu niba abanyarwanda twubaha impano ko umuntu ujya kuguha imana aba yabitekerejeho aba yagutekerejeho so imana ijya kuguha uyu mwana nuko yagutekerejeho ikavuga ati devota muhaye uyu mwana nuko azamwitaho nuko azaha iyi mpano agaciro muri iyi level urumva ko iyi mpano iraje mu buzima bwacu tugomba kuba twarayiteguye tuzayiha agaciro gute tuzayifata gute urumva so iyo ni level ya mbere yego sinzi niba hari stage 1 sinzi niba hari ikindi wambaza kuri iyo ngiyo
mbere yuko tujya ku ya kabiri. ahubwo nagira ngo ngire icyo nongeraho. wabivuze byinshi. Akantu nashakaga kongeraho ni uko muri iyo stage ya mbere umusa wundi utari uwo Ellen we yayise ngo ni discipline stage. Ni stage yo gutoza abana discipline. Hanyuma rero muri iyi discipline stage harimo kakandi twahereyeho tuvuga yuko abana kuva kuri 0 kugeza ku mwaka nibura n'igice baba ari bo center of attraction, nabo batazi ko hari abandi bantu babaho. Rero kuva nibura kuri uwo 1 n'igice kugeza kuri 5 habaho kubatoza muri bwa burere twavugaga duha abana, tubabwira ngo ntabwo ari we wenyine uri hano mu rugo. Niho tubigisha gusangira n'abandi, niho tubigisha guhagurukira abakuru iyo baje, niho tubigisha table manners, ntabwo barya basamye, ntabwo barya bavuga cyane. Hari na bamwe mu mico abaturanyi bacu iyo barya ntabwo bavuga. Ibyo byose byubakwa muri iki cyiciro cy'imyaka kuva kuri 0 kugeza ku myaka 5. Aho noneho usanga uwo muntu watandukaniye n'uwanjye atandukanye na Ellen, nuko Ellen hano we arimo arategura uyu mwana ahantu agiye kuza. Urumva umwana nta nubwo araza, aracyari mu nda. Ubwo ya image twarimo tureba ya mbere yuko avuka. Burya niho ryaje muri Bibiliya bivuga ngo we are co-creators with God. That's true. Turimo turarema aho iyi si umwana azazamo. Burya iyo ndebye mu nzu yawe, that is your world. Noneho urarema ukavuga ati abana banjye bazaza muri uru rugo bazafatwa gutya, bazakundwa gutya. Urumva? So aho ngaho noneho bijyanye na biblical view yawe, uko ubona ibintu. Niba ufite biblical view, ubwo umwana wawe azaza mu isi yemera Imana, mu isi y'urukundo, mu isi yubaha. Urumva? That is the biblical view nk'umukristo. Noneho reka mpite njya ku ya kabiri. Yego. Aho niho tuvuga ngo kuva umwana avutse kugeza ku mezi 12. Yego. Ahangaha none umwaka. Ahangaha burya iyo umwana akiri mutoya cyane muri iki gihe ni twebwe tuba tubazwa byinshi. Uriya ari hariya kwitabwaho. Ni impano ikomeye ugomba kuyitaho. So ahangaha niho where we form deep attachment. Gasobanura ako kantu. Niho twiyegereza abana cyane kugira ngo dusabane, tugirane urugwiro. Instinctively respond to their needs. Ikindi tukabaha ibyo bakeneye. And reconcile ideas with the reality. Hanyuma tukabafasha guhuza ibitekerezo byabo na reality n'ukuri ko kuri hanze ku isi. Abantu bakunda gusoma, wasoma kuri theory yitwa John Bowlby attachment theory. Ahangaha niho avuga kuri icyo bita sexual attachment. Aho umwana yumva ko akunzwe, yumva ko ababyeyi bahari. Urumva uyu mwana ntago aramenya ubwenge, ariko iyo umuhaye care warabyumva, azi byiza, azi umwitayeho. Iyo utamwitayeho nabyo arabyumva, arabimenya. So ahangaha noneho kubera ko ataramenya ubwenge, ugomba kumwitaho akabyumva, akavuga ati aha hantu ndi harasobanutse, aha hantu ndi harasusurutse, aha hantu ndi ndakunzwe, nitaweho, ndatekanye. So iyo mumuhaye iyo environment, uko agenda atera imbere, urumva azakura yumva ko akiri part of the mother. Burya umwana mutoya abazi ko akiri afatanye na mama we. Ariyo mpamvu ubona yo mama agiye kure ateye intambwe akagenda umwana arira, abazi ko part of her hari icyo atakaje, hari igice kimuvuyeho. Yego. So muri iyi stage noneho niho umwana yarize
mugomba kumenya n'iki kimubayeho. arishijwe n'iki, haba mu ijoro akarira, niyo communication ye, nibwo buryo bwe atangamo amakuru. So, iyo muhitse respondinga mukaza mugakemura cya kibazo, aravuga nitaweho. Iyo arize mukitabira mukihuta mukareba ikimurijije, mu marangamutima yarabyumva yuko akunzwe, arinzwe, yitaweho, amerewe neza. Burya ahangaha niho abantu bamwe bibeshya bakavuga ngo iyo ushaka ko umuntu azaba independent, ngo ntabwo ugomba kumureba buri kanya uko arize, buri uko atabaje, mutoza gusharirirwa akiri muto. Umwana agasharirwa ngo agakura ari umugabo, ari umugome. iyo ni ijambo ryawe. Oya da, ni reality ya theology, ya psychology. None se ntago tubizi iyo pati ya mbere twari duhereyeho, wa mwana warize bakaza bose, papa na mama niba afite n'abavandimwe bagahurura bose, ubaye iki, bamurwanira bamuterura, umwe ahanagura amarira, undi azana utwo kumuhoresha, undi azana utwo akunda, bamwe ya ina feeling imubwira ngo aha urakunzwe, bimuremamo confidence. We ni uzakura atinyutse, azi uburenganzira bwe, azi guhitamo ibibi n'ibyiza, ibyo akunda akaba arabizi, ibyo adashaka akamenya kubihakana, kandi mu mutima akaba aratekanye, afite icyizere. Burya hari akantu ni opposite y'icyo wari uvuze. Impamvu nari mvuze ngo akura ari umugome nuko ibyo yabibuze bimuhindura umugome, kuko akura azi ko ntawe umukunda, ntawe umwitaho, nta n'impamvu yo kwita ku bandi. Yes. Uzarebe iyo umwana ashaka, iyo nubwo ntabyaye abana benshi ariko hari umwana ushobora kurira, akeneye attention, kandi umubyeyi arabimenya niyo ari mu gikoni ari busy, akavuga ati uwo nguwo nta kindi arashaka ko mbamara. Ariko hari undi urira, umubyeyi agahita aza yiruka akavuga ati umwana hari icyo abaye. Ntugitandukanya ibyo bintu. Ariko hari uriya akavuga reka mbaze ndangiza ibyo ndimo, uyu mwana ni umuteto, arabambona ariko ndangiza akazi. Kuko you can tell the difference. Uyu mwana akeneye kumubona, kumufasha aka kanya. So ariko iyi attachment zifitemo amoko. Hari aho iyo nakwita disorganized attachment. Iyi disorganized attachment, aho ngaho umwana akiri muto ukabona nta muntu wari kwita ku mwana, umwana ari mu bye n'undi ari mu bye, umwana akarira akabura umwitaho. Noneho bya bindi bavuga ngo akora ari umugome, umwana umutangiriye kumuremamo iki kintu ari aho ngaho. N'ubundi nubwo nimba atabaza ntago bari bumfashe. Yego. Ubundi ndasakuriza iki? Nawe ntera imbabazi. Urumva? Ugasanga umwana yiyangije kandi utarimo no kurira. Kubera ko ni yaramenyereye umubabaro. Icyo niho bwa bugome twavugaga buturuka Godfrey. Burya tuba turimo gutoza umwana kuzaba umuntu w'umurakare, kuzaba umuntu utagira impuhwe, kuzaba umuntu utagirira abandi imbabazi. Bya bindi twahoze tuvuga ngo akura ari self centered, atazi ko abandi babaho bakeneye kubaho. Ni nkaho ari cyo burimo kumubwira. No kumubwira ngo ntawe uhari utera imbabazi, ceceka umenyera umuruho uri muto. Ikibabaje iyo yanakuburaga atakubona, ariko kuba rirabizi ngo uraho hafi wenda nakureba, ariko agategereza kuza kumuhoza ukakubura. Ubu urimo gucommunicatinga yuko nta gaciro gahambaye afite, atari we wibanze. Ubu urimo kumubwira ko nta cyihutirwa ku buzima bwe. Uyu munsi babikubwiye ko wakuze, umuntu akagukora gutya gutoza, urumva wasigara uri ntabwo reka tubwizanye kuri. Noneho uyu mwana reka twibutse abantu ko aba ari muri cya cyiciro twita concrete stage cyangwa concrete thinking. Nari nabikomojeho yuko iyo avuka aba afite 10% rya deposit rimugira umuntu uje ku isi gukura b'umuntu nyine uko agenda adevelopa akura. Iryo 10% rero twongeraho ya 80% muri bwa burere tumuha. Noneho ibaza umuhaye 80 yo kurira ntumuhoze, yo gutaka ntumutabare, umuntu yazaba ruharwa. Niwe bandi biturikirizaho ibisazo. Burya hari ukuntu ngewe ngira ngo Imana yaneguye njya kubyara first born. Ubundi ni umuntu watinyaga uduhinja.
areba kuduhinja hello basuriza ababyeyi ariko nabwiye Imana untegure kugira ngo umwana wanjye wa mbere azagere mu buzima bwanjye naramwiteguye yahageze naratangiye gukunda uduhinja kugira ngo wakoze iyo myitozo abandi batwumvire ubwenge Imana irabuma natangiye gukunda abandi bana najya ahantu nkasanga agahinja nkumva ndagakunze nkashaka kugaterura nkashaka kukitaho urumva so that means Imana yari irimo kuntegura ariko nanjye hari akantu nakoraga kugira ngo ntere intambwe kugira ngo cyagiye kizagere already ndi tayari. Urakoze cyane. Tugana ku musozo abadukurikiye twagira ngo tubabwire yuko iki kiganiro tuzagira ngira ngo pati na B na C ngira ngo na D kuko stage imwe yonyine niyo tukiriho, ya kabiri turayivuga tutayisoza, ariko twagira ngo twongereho yuko hamwe no kuba umwana urimo kumutoza muri cya cyiciro cy'imyaka kuva kuri 0 kugeza ku myaka 5 abakeneye no kubwirwa yuko aho akenereye ikintu adahita kibona. Dufite rero imirerere cyane cyane abana bakuriye mu bihagije cyane, umwana yaba ataritsamura ibintu byose bikaba bigeza aho ngaho, ibyo akeneye n'ibyo ataramenya ko akeneye, umwana ntazigera amenya ko habaho no mu buzima. Noneho rero iyo umwimye no, isi bimutegereje kuzayimuha, ikayimuha utaramuteguye, agatangira akabashoke, ari nabyo ni bimwe mu bicontributinga mu burwayi bwo mu mutwe. Twagira ngo rero tubwire ababyeyi yuko umwana no mu gihe ashaka ikintu yizana pressure, ndagishaka nonaha aka kanya birihutirwa. Wadusomeyeho muri Isaiah turangiza 40 umurongo wa 11. Ndaje mpasome. Rero guhakanira umwana ikintu wamusobanuriye impamvu bimutoza kugira emotional regulation, amenya ukuntu agenda ajera amarangamutima ye, akaba abizi ngo ikintu cyose aho ngisabiye siho nkibonera, kandi no gutinda biremewe bibaho, hanyuma n'ibyihutirwa bikabaho, ariko buri gihe bimufasha muri ya brain regulation, ubwonko amarangamutima ye amenya gutandukanya ibyihuta n'ibitihuta, akaba abizi yuko ibintu byose aho babishakiye atariho babibonera, ibyo bikamufasha kugira ngo abane n'abandi neza. Yego mwarimu mbwiye iki cyanditse Isaiah 40:11 kiradufasha gusobanukirwa iyi attachment theory yariyo. Yego. Isaiah 40:11 so 40:11 hageze. Yego. 40:11 izaragira umukumbi wayo nk'umushumba, izateraniriza abana b'intama mu maboko, ibateruriye mu gituza, kandi izonsa izazigenza neza. Bidasobanutse, hari icyo nongeraho se? Ubwo wabisomye muri version y'indi. So birasobanutse. Biravuze ngo tender protective care, like a shepherd gathering lambs. Burya umushumba w'intama azitaho. Burya care, umuntu uragira ihene n'uragira intama n'abantu batandukanye. So umushumba w'intama agomba kuba azikunze, agomba kuzitaho, hari n'izaterura. So iyo uteruye umwana burya aba akureba no mu maso. Burya iyo umwana akurebye mu maso, iyo murebanye mu maso, muba murimo gucreatinga bond, muba murimo murakominika. Arakureba akavuga uyu muntu ibyo ankoreye birasusurutse, arankunze, aranyishimira. urumva? So nanakura azakora icyo bita revenge, nawe agutura neza, azakwitura, azabikorera n'abandi batabimukoreye. Ubundi niho ubu burere buba bukomereye. Ineza uhaye umwana cyangwa inabi ntabwo ayigarurira wowe wenyine, ahubwo n'ahandi hose abazabana nabo azabasangiza uburere wamuhaye. Mu cyumba cy'umuryango ibiganiro tujya dukoreramo, nibutse ko buri gihe
duhora twibaza imibanire y'abagore n'abagabo badakundana badashyigikirana tubizana divorce bikazana ibiki biba byaratangiriye muri parenting yego kuko abo tubabo dukura nibo bagabo tuzababo nibo bagore dukura tubabo rero ni nabyo byiza tugana ku musozo ko abadukurikiye batwumva cyane yuko tuba turimo kurera cyangwa gutoza abagore n'abagabo b'ejo hazaza abana icyuho cyose bakuranye mu buzima nicyo binjirana mu rushako iyo bashatse ni nayo mibanire babaniramo abo bashakanye rero urumva akazi dufite Godfrey akazi karahari kanini reka rero dusoze tuvuga ngo mwakoze cyane abadukurikiye byagorana kugira ngo twegizostinge cyangwa iki kiganiro tuvuge ngo turagisoza hari part ndabizi nawe utavuzeho ariko stage bita iriya yaho emotions zo kuba regulated twari tubivuze ariko hari part yindi tugira ngo dusoza ntimugende mutayumvise aba bana iyo bakuze conscious yabo itarateguwe iyo tuvuga conscious ni hahandi ubatoza itandukaniro ry'ikibi n'ikiza aha ni naho ruba ruzingiye ahari tuzahahera ubutaha kuko noneho izi ni principles uburimo kubaka mu mwana ntibavuga bavuga ntibakora ibi babikora gutya ntibasubiza barya basubiza uku nguku babana gutya ntibabana uku nguku izo ziba ari principles uzi iyo byatunaniye ukuntu bigenda Godfrey ni hahandi usanga abantu bavuga ngo biterwa nuko yaramutse biterwa nuko yabyutse biterwa nuko wamufashe biterwa kuko nta principles zabaye grounded mu bantu ubundi iyo ziswe principles ni ukuvuga ngo niba ikintu ari kibi ku wa mbere ni kibi no ku wa kabiri ni kibi no ku cyumweru kizaba kibi n'umwaka utaha Yesu azarinda agaruka icyo kintu ari kibi hanyuma icyiza nacyo kiba ari cyiza uyu munsi n'ejo bundi iyo rero tutubatse izo principles ngo abana bakure bazi ibizira n'ibitazira ibibi n'ibyiza akumva uyu munsi ari byiza ejo ari bibi ibyo yakoze yabivanga ntumukosore ngo amenye ko ibyo yishe niho dusigara tuvuga biterwa nuko yaramutse biterwa nuko ni ahantu hagutse tutari bujye ariko reka dushimira abadukurikiye Imana ibaho umugisha Godfrey hari akantu wifuza gusorezaho nicyo cyanditse twasomye ndumva aricyo Isaya 40 icyo ni cyanditse umuntu yakwifashisha kugira ngo amenye babe hafi aba bana murakoze cyane rero inshuti zacu shalom naho butaha